Nitwa Donat Habiyaremye, ntuye mu murenge wa Mukindo, nkora ubuhinzi muri koperative ya Kabugobogo, Kabugobogo. Muri koperative Kabugobogo ibintu bimeze nabi ukurikije imibanire y'abayobozi n'abahinzi. Abahinzi nta bwisanzure na buke bafite. Icya mbere, ku kijyanye no kuba bari kwakwa imisoro ijyanye n'igihe batigeze babona umusaruro kandi imisoro yarasonewe n'akarere. Hari amabaruwa koperative yandikaga isaba gusonerwa imisoro, ariko birangira abahinzi guhera igihe igishanga cyari cyarapfuye babariwe iyo misoro, bituma umuhinzi ashobora kuba yaba arimo ideni ry'ibihumbi 400, 500 atarafashe avance, atarafashe ifumbire, nta kintu na kimwe koperative yamuhaye. Kandi noneho ubwo buso barimo barasorera bukaba budatangwa, kuko ni ubuso koperative itanga ni buke ukurikije ubwo abahinzi basorera. Amafaranga aba yasozwe akoreshwa mu bindi by'inyungu zabo ku giti cyabo. Ikindi cya kabiri ni ikijyanye no kuba haba hafatwa ibyemezo kubera inshingano. Umuntu umwe afite inshingano ebyiri ari umuntu umwe. Umwe ni akora inshingano ya agronome and manager, akora inshingano ebyiri ari umuntu umwe, bigatuma afata ibyemezo ahubutse ku banyamuryango kubera igihe cyamusize kutita ku banyamuryango. Icyo ni icya kabiri. Ikindi ni ibijyanye no kuba ari mu gutonesha abahinzi, hakagira bamwe mu gihande kimwe bitabwaho abandi ntibitabweho, bagasonerwa bimwe na bimwe. Kuko icyo cyanyafigise cyane ngeweho ku bijyanye no gutegura ihinga. Gutegura ihinga byaje kuba ngombwa yuko dutegura sezo. Tumaze kuyitegura biba ngombwa ko igihe cy'itera kigeze aravanga imbuto twateguye ntabwo zemewe, ngo tugomba kuzana muri zone zimwe na zimwe, izone zindi tugatera imbuto duhawe, kandi tuzihawe ari ku itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi, ku itariki 10 nibwo twabisubiyemo, avanga ku itariki 10 gufata imbuto. Abo gutera ubu ngubu barimo baratera. Igihe nkibaje ku giti cyanjye aravuga ngo nagumuye iki abanyamuryango, wenda umuhinzi arimo bariza abanyamuryango, avanga kuko nakoze muri koperative afite amakuru ajyanye n'ibyo ndimo ndabaza, ubwo niba aragumura abahinzi ngo nzatorwe, bituma ntotezwa. N'uyu musore ntabwo ndatera umuceri, kandi abandi bose baratera umuceri. Ibyo ni ibyanjye ku giti cyanjye. Byaje kurangira inyuma no kwakira umusaruro, kubera kunshakira amakosa menshi, birangira avuze yuko nshobora kuba umuceri wanjye ntaragosoye, ntarananitse kubera abakozi b'abakarani. Birangira umuceri wanjye banze kupakira. N'ubu ngubu aracyari mu biserero, yanze kwakira umusaruro nabonye. Icyo ni ikindi. Ikindi cya rusange ni ukuba ku bijyanye n'abahinzi muri rusange. Umuhinzi nta gihe na kimwe cy'inama kijya kiba ku buryo umuhinzi abwirwa ngo amenyeshwe inama, havugwe inama ikorwe, imyanzuro yafatiwe mu nama ishyirwa mu bikorwa. Ahubwo bo ku giti cyabo baza bagashyira imyanzuro mu bikorwa bazi neza ko byabaye muri rusange, kubera kwiremera inyandiko. Bakaba bafata itsinda rimwe na rimwe rigafata inyandiko rikavuga ngo inama yabaye igihe iki n'iki, kandi nta nama zabaye. Kuko inama nibaye igomba kubera ku bahinzi. Nimba hari abahinzi 100 bagatangazwa ikintu, ntabwo abahinzi 10 cyangwa 5 bavuga ngo ikintu cyabaye kandi abahinzi 100 bakoze sensibilisation. Icyo ni kimwe. Ibindi ni ku bijyanye n'imicungire cyangwa se imikoreshereze y'amafaranga. Ni muri interne mu kigo, ariko hanze abaturage bikabafegita. Nimba umuhinzi yakaswe amafaranga, urugero kujyanye n'ibiganda, umuhinzi yabukase 5,000, 7,000 ku muganda. Ayo mafaranga yakaje agakuvura byibaze abahinzi bawe bafite cyo bakoraga. Noneho byarangira umuhinzi ntabwo yigera amenya ngo ko naciye 8,000 cyangwa 10,000, ese cya kintu nagomba gukoresha amaboko yanjye y'amafaranga yagikoreshejwe? Ntabwo bishoboka. Ikindi ni ukuvuga ngo abayobozi ba koperative bamwe na bamwe ndavuga nka agronome kuko ari we ubana n'abahinzi, yewe ni wa muntu ushobora kuba yaza muri zone akareba imiterere ya zone wenyine, akafata itsinda ry'abayobozi bamwe na bamwe, akababwira ibijyanye n'iyo zone, agafata ibyemezo bizafegita umuhinzi, bigatuma umuhinzi nta bwisanzure yajya kuko nta kuregera afite. Ibyo rero biri mu mbogamizi. Ku bindi bijyanye noneho, ikindi gikomeye, gushyirwa mu nshingano kw'abakozi bafite imiziro. Bazi ko umuntu ufite ideni atemerewe kugira inshingano afata muri koperative, ko afite umuziro w'ideni. Ugasanga abandi bafite imiziro nibo bafite
bafite inshingano. Noneho warangiza tukibaza ngo niba bishoboka hakozwe ubugenzuzi n'umuntu afite miliyoni 3, ese ayiri tuyaziverisa verisoma aho verisoma yabereye bagatanga historique tukaba turebe koko uno muntu ko yari imideni miliyoni 3, ese koko yaziverishije kuri iyo konti haboneke proof ko miliyoni 3 yarimo ari iz'abahinzi kuko byateje igihombo ku bahinzi. Ese abo bahinzi bagaruriwe ayo mafaranga kuko sayo mu kwita ikiwe. Noneho nkibaza ese koperative n'abagenerwabikorwa n'abafatanyabikorwa, ntabwo nzi hagati aho ngaho kuko bo batwereka batwereka ko umuhinzi ari umugenerwabikorwa atari umufatanyabikorwa. Icyo twifuza ni uko twebwe twakorerwa ubuvugizi, umuntu akabazwa ikijyanye n'icyo yakoze, noneho yarangiza umuhinzi agahabwa agaciro kuko ndibuka hari ubugenzuzi bwakozwe bwa rikaraje icyo gihe n'umukozi wa koperative rikije isanga ibintu ntabwo bigenda neza, umuhinzi yaraguye kubera ibintu akatwa. Byaje kurangira ifashe umwanzuro ko bagabanya ibikatwa umuhinzi, hari n'amande baciwe. Amande amaze kuyacibwa ntabwo bigeze bareka ibyo ngibyo, ahubwo nyuma aho byaje byaruse inama bagiriye na rika. Turasaba ubuvugizi rero nabishoboka ko twahindurirwa ikijyanye n'abayobozi, komite ikavuga ko hari n'imyanzuro yabaye y'ubugenzuzi bwa RCA ntigeze ishyirwa mu bikorwa, kandi icyo gihe byavugaga yuko abahinzi na komite ya koperative abakozi biseswa kubera ko abaturage bari barenganye, hagatorwa izindi komite nshyashya n'abakozi bashyashya. Ibyo byose ntibyashyizwe mu bikorwa. Tukaba twasaba ko kurenganurwa hagendewe ku myanzuro ya RCA kugira ngo umuhinzi abone ahava n'ahajya, kuko harimo itotezwa ry'abahinzi bamwe na bamwe. Nimba umuhinzi ari kumwe n'abandi akaba atabasha guhabwa uburenganzira ku mitungo ye cyangwa se ku bikorwa bye, ntabwo nibaza icyo babigendereye. Nifuza ko bishoboka badukora ubuvugizi, abakozi cyangwa se komite zigaseswa, hagatorwa komite nshyashya hagendewe kugira ngo abaturage bishyireho ubuyobozi, kuko nta muturage ushyiraho ubuyobozi, habamo digitatire kubera bibera ahantu utamenya ngo bimeze bite. Uwo bashaka ntibashyiraho utazagira icyo avuga, utazagira icyo abariza umuturage. Imiyoborere ya koperative muri make ntabwo inoze, nta murongo na muto yifite, kuko nta bwisanzure nabo ubwabo mu bayobozi bakorana, nta bwisanzure burimo kubera gukoreshwa igitugu kwa bamwe na bamwe. Nitwa Mugemanyi Patrice, ndi umunyamuryango wa koperative Coprori ya Kabogobogo ihinga umuceri, ikaba ifite icyicaro mu murenge wa Mukindo, akarere ka Gisagara. Ibibazo birimo ubona akenshi bishingiye ku miyoborere n'imicungire mibi y'umutungo, aho umunyamuryango atagira uruhare mu bimukorerwa, akanahishwa amakuru kandi inyungu ntazibone, inyungu zimugenerwa ntazibone. Ibibazo birimo harimo gutonesha, nk'aho umukozi witwa agoronome ashyiraho abakozi uko yishakiye n'abayobozi, abanyamuryango batabigizemo uruhare. Hanyuma ku kijyanye n'imicungire mibi naho abanyamuryango hari ibintu bakatwa ariko ntibamenye irengero ryabyo. Urugero nk'amafaranga akatwa bita redevance, ni amafaranga akatwa ahwanye n'ibihumbi 20 kuri hegitari buri sezo, ariko ayo mafaranga ubundi yakagombye kugira komite yacunga, ariko niwe uyacunga akamenya uko ayikoreshereza ku giti cye, umunyamuryango atabigizemo uruhare. Hanyuma ikindi ibijyanye n'umusoro w'akarere. Umusoro w'akarere ni amafaranga kera yakatwaga umuhinzi ari 20 kuri hegitari, leta iza kubyoroshya bayashyira ku 4,000 kuri hegitari, ariko nayo uko bayadukata bayakata bakubye kabiri, bakata 8,000 kuri hegitari ku mwaka. Nabyo twumva ko atari byo. Ndetse n'ikindi bise ingoboka, ntabwo ari ingoboka igoboka umuhinzi, ni igoboka koperative. Tukifuza ko ibyo byose byahagarara kandi bigakorerwa ubuvugizi n'ubugororangingo. Abanyamuryango babangamiwe mu ruhe rwego? Abanyamuryango babangamiwe ku rwego runini, kuko ntabwo bagira uruhare mu bibakorerwa, kandi ubundi ngire ngo nibo bakagombye kuba urwego rukuru rufata n'ibyemezo, ariko bo barabifatirwa. Kubw'ibyo ngibyo ukumva ko babangamiwe kuko ntabwo bisanzuye muri koperative yabo. Nk'urugero ntabwo bagira uruhare rwo gushyiraho ababayobora, ahubwo biri mu nyungu z'uwo mugoronome, niwe wigwijeho ibintu byose, ubuyobozi bwose niwe bushingiyeho, umutungo wose niwe uwucunga. Ukumva ko umunyamuryango atisanzuye, twe twumva tubangamiwe. Murashaka bigenda biti? Turifuza ko yenda bibaye bishoboka yahagarikwa, kandi umunyamuryango akaba ari ugena ibimukorerwa, agashyiraho ndetse n'abagomba kumuyobora yumva yisanzuyeho.
Ibibazo bimaze igihe, ibibazo bimaze igihe, ngire ngo mu mpera za 2024 n'ubundi habayeho kuzamura amajwi kw'abanyamuryango. Abo bayobozi bamwe barafatwa barafungwa n'uwo mugoronome, nyuma yaho haza n'ubugenzuzi bwa RCA mu ntango za 2025. Ngire ngo ubwo hari n'ibyemezo byafashwe, ariko na none munsi mu byemezo byafashwe, mu byo RCA yabonye twigeze dutangarizwa n'ikintu na kimwe, biri aho ngaho bimeze gutyo, ariko tukifuza ko byajya no kumugaragara. Ikindi nayo nibagiwe, abanyamuryango bahishwa amakuru. Nk'ubu ngubu nta nama bakorerwa kuri tere, yenda mu bihande kandi kera zabagaho, gutegura sezo, gutegura yenda igihe habayeho ko barangiza gusarura bagatangarizwa ibiciro n'ibiki, imbogamizi zose mbega zikabonerwa ibisubizo. Ibyo nabyo nta bihari, bahishwa amakuru, ntabwo bamenya ibibakorerwa. Ndagijimana Jean de Dieu, umuhinzi wo muri Kabogobogo, umuhinzi w'umuceri. Ikibazo mfite, twatanze amafaranga mu kigega cy'ifumbire, amafaranga tuyatanga imyaka 7. Ayo mafaranga akaba ageze kuri miliyoni 38, birangira bemeje ko icyo kigega tugisesa tukakigabana, ariko ntabwo byakozwe. Twabimenyesheje na meya mu nama yabereye mu Komacara, meya avuga ko icyo kibazo kigiye gukemuka, none mwadukorera ubuvugizi, murakoze. Ingaruka byatugizeho ni uko twagira ngo ayo mafaranga tujye tuyaguramo ifumbire tutagiye muri banke, none ingaruka tujya muri banke nyine tugashyiraho n'inyungu. Ikindi ntabwo tubona ifumbire uko bikwiye. Izo ngaruka byatugizeho biterwa n'uko abayobozi nibo badakurikirana ikibazo kugira ngo gikemurwe. Nk'ubu twari twatanze ikibazo nyine cy'ayo mafaranga, ariko dutanga n'andi bari baturimo 25, ariko niyo barimo bishyura, ariko yandi ntabwo barimo bayishyura. Tugashyiraho n'ikarita y'umunyamuryango, baradufotoye bavuga yuko bagiye kuduha ikarita iranga umunyamuryango, buri munyamuryango bakamuca 5,000, ariko ikarita zimaze imyaka igeze muri 5 hafi 6 bataziduha, nabyo biratubangamiye. Ibindi bibangamiye abanyamuryango ni uko bazana nk'imbuto ngo duhinge, ntibayizanire igihe cyangwa dukoreshwe inama batubwira ko tugiye guhinga iyo mbuto, bikarangira bayidutunguje dufite izindi twahumbitse, bikagera ku rwego rw'uko bashaka kuturimburira imbuto, nabyo biratubangamiye. Turashaka yuko mwadukorera ubuvugizi tukabona nk'ayo mafaranga yacu, kuko ayo mafaranga twayakusanyije imyaka 7, kuko imyaka 7 niyo wagura inkoko ukayorora, mu myaka 7 hari icyo yabibyaye. Ikindi amafaranga arakoreshwa, kandi bikaba byanarebwaho umunyamuryango bakamugenera inyungu y'ayo mafaranga, kuko nta kintu yatumariye. Yewe numva ku giti cyanjye, numva haba inama rusange, ikintu kikajya kiza abanyamuryango tucyumvikanyeho, kandi noneho bikaba ngombwa yuko uzana itegeko rishaririye hari ubuyobozi bwatureberera, byashoboka agahindurwa cyangwa se agahabwa andi mabwiriza. Mu bijyanye no gufata inyungu, ibyemezo by'inyungu, abanyamuryango babigiramo uruhare, ariko si bose, kuko hari bamwe bari imbere babigiramo uruhare, ariko abakunze kubigiramo uruhare ntabwo nakwita ko ari abanyamuryango, ahubwo ni abantu bafatwa hirya no hino. Bakagenda bagatora abantu mu muhanda, bakajya mu manama, bakaza babwira umuhinzi nyirizina ngo iyi nama yavuyemo imyanzuro iyi n'iyi. Icyo rero ugasanga ku ruhande rumwe kibangamiye umuhinzi,
nyirizina mu gihe iyo nama atayigishijwe. Nitwa Kabera Manuel, ntuye mu murenge wa Mukindo, mu kagari ka Gitega, mu mudugudu wa Kabati. Abayobozi bacu ntago batubanira neza mu buryo bw'imirima, ikijyanye n'imirima, bigwijeho imirima nk'abayobozi mu gishanga, abayobozi nyine bigwijeho imirima mu buryo butemewe, nyine mu buryo bw'amanyanga. Nanone abayobozi twitoreye, abanyamuryango, abatuyobora ubu ngubu babakuraho bakishyiriraho aho bashaka. Nanone ikindi cya gatatu, dukurwaho amafaranga ku bahinzi ntitumenye icyo tuyakurirwaho. Ikindi mu buyobozi bwacu bwa koperative ntabwo nanone twigishwa guhinga umuceri ku buryo bugezweho. Ikindi nanone ubuyobozi mbona butatubaniyeho neza, ntago tumenyeshwa amakuru nk'abanyamuryango, duhishwa amakuru nk'abanyamuryango ba koperative. Jyewe nkurikije mu buyobozi ndi umunyamuryango wa koperative nyibamo, ikintu nifuza ko mbona cyatuma koperative itera imbere rwose bikagenda neza. Buriya dufite ubuyobozi ariko mbona butatubaniye neza. Ndifuza ko ubuyobozi bwa koperative guhinduka, mbese bwahagarikwa. Nifuzaga ko bwahagarikwa. Ntabwo duhinga umuceri uko bikwiye. Nk'urugero rwa hafi, iyi sezo twahinze umuceri, tumaze guhinga umuceri, tumaze gusarura duhita dutunganya imirima. Turangije gutunganya umurima turahumbika, mu gihe tugiye gutera habura imbuto, zibura nk'icyumweru kugira ngo dutere. Tugiye twumva umuyobozi wacu, umutekinisiye goronome, ndumva ni goronome, niwe mutekinisiye w'igishanga, avuga ko gatuzana imbuto ziturutse ngo muri labu ngo batunganyije, ariko azizana habura icyumweru ngo dutere. Tukibaza tukavuga ati ese uwo mutekinisiye uzana imbuto habura icyumweru kugira ngo izo twahumbitse tuzitere, ubwo ngubwo koko? Kandi abana natwe nawe afitemo imirima, ntago izo mbuto yazizaniye igihe kugira ngo nyine duhinge nyine nk'abanyamuryango nyine, ahubwo yahengereye tugiye gutera, azana ngo umuceri uvuye muri labu ngo tugomba guhinga. Kumva rero twebwe ari nk'akarengane. Nta bindi bibazo se? Ibibazo ni birebire, ariko nubwo mwadufasha ibyo bigakemuka, nabwo mwamutirenganuye ntacyo. Nitwa Bugirimfura Christophe, nige muyobozi mukuru wa Koperative Kabugobogo. Kuri guhari nuko nta bibazo bihari bigendanye n'imiyoborere. N'ababivuga ni impamvu bafite zitari nziza, bashobora kuba babivugiraho, kuko dufite amaraporo, dufite imikorere igaragarira hanze ku bantu bose. Kubivuga gutyo rero ntabwo ari ikisobanuro cy'ukuri, kereka hari bazanye ibimenyetso bihamya yuko ibyo bavuga ari ukuri. Ababivuga rero wumva biterwa n'iki? Hari impamvu zituma abantu bavuga. Nkurikije ibyo numvise, umuntu wayoboye ibintu bikamupfana ntaba yifuza rimwe na rimwe kubona uwabishoboye. Rero no kuba hari abari bafite inyungu muri ibi bintu byo kwimama umuceri, bakaba batakibona uwo bakorana muri ubwo buryo bwo kumama, icyo nacyo kibashobora kubatera kubivuga. Hari undi wigeze gutangaza inkuru avuga ko nta nama zikorwa, ndetse ngo naho zikorerwa hatazwi. Ariko ibyo biranatangaje kumva umuntu ari mu bantu banditse inama zikorwa, ariko agahakana ko nta nama yabaye. Ni urwango bafitiye ubuyobozi, cyangwa se inyungu zabo bwite zaba zarahagaritswe, bakabigirira ishyari bigatuma bavuga ayo magambo yose. Koperative wayisanze hehe uyu munsi igeze he? Kugeza ubu nasanze koperative mu bibazo byagaragariye, yewe n'urwego rw'igihugu, nabivuga ko itangazamakuru si ubu ngubu duhuye, nasanze koperative yacu irimo kwinjiza hagati ya toni 150 na 400 ku mwaka.
kugeza uyu munsi ubu turi kwinjiza hagati ya toni 1,600 na toni 1,200. rero icyo ni ikimenyetso cy'uko hari aho koperative yavuye n'aho yageze. Ku bijyanye n'umusanzu abanyamuryango bazigamirwaga amafaranga atarenze miliyoni 2. Ubu kuri uyu mwaka ushize twazigamiye abanyamuryango miliyoni zirenga 20. Izo ni impinduka zigaragarira mu maraporo no mu bikorwa ku banyamuryango mu buryo busanzwe. Rero kuvuga ko hari imikorere itari myiza mu miyoborere, kereka yenda uwaba avuga ati jyewe narenganijwe muri ubu buryo, ariko niyo yabivuga hari inzego bwite za leta yakagombye kuba yarasanze zikamufasha kurenganurwa. Ntawe rero twumva twarenganije, nta miyoborere itari myiza tubamo, kuko koperative iyobowe mu buryo bw'amategeko, nko mu buryo butatu. Hari amategeko y'umwihariko y'abanyamuryango, amategeko mpuzamahanga agenga amakoperative, n'amategeko n'amabwiriza akomoka mu nzego bwite za leta. Ibyo byose byifashishwa mu gufata ibyemezo, kuyobora abanyamuryango no kubashyira ku murongo, yewe no kugira ibyo tugeraho ku bijyanye n'inyungu ziteganywa mu byo abanyamuryango baba bifuza. Nta n'itegeko na rimwe rero twaba twarirengagije muri ayo, ku buryo umuntu yavuga ko hari imiyoborere itabaye myiza. Icyo wabwira abanyamuryango? Icyo nabwira abanyamuryango, nabashimira uburyo twabanyemo, bakomeje kumvira no kumfasha mu miyoborere ndetse no kumvikana mu byo twagombaga kugeraho. Icyo nababwira rero cyane cyane ni ukwirinda aba bantu bashobora kuza bagumura ndetse no kwangisha ubuyobozi abaturage, kuko aho tuvuye ntitukwiye gusubirayo. Niba umuntu atarigeraga abona avance, niba umuntu atarigeraga abona inguzanyo, uyu munsi akaba azigamirwa, uyu munsi akaba abona avance, uyu munsi umunyamuryango akaba ari kubona amafaranga y'ibihembo bye ku gihe, baguha ingero. Umuntu yashoboraga gushora umusaruro ku bw'amadeni koperative yari irimo, ugasanga amafaranga yabonye nyuma y'amezi 3. Ubu nta muntu ushobora gusarura ngo umuceri nugera kuri koperative birenga ibyumweru 2. Icyo ni cyo gihe cyakure. Rero tunezejwe nuko abanyamuryango twabanye dutyo, abo bantu bafite imico yo kugumura abanyamuryango, yo kubangisha ubuyobozi, yewe ndetse si n'ubwa koperative gusa, ahubwo ubwo no kubangisha igihugu muri rusange, bakwiye kubirinda, ubundi tugakora tukiteza imbere. Nitwa Mutuyezu Theophile, nkaba ndi umukozi muri Coprori Kabogobogo ushinzwe ubuhinzi ndetse no gufasha koperative gushyira kuri gahunda z'ibikorwa bikorwa buri munsi bya koperative. Koperative ihagaze ite mu birebana cyane cyane n'umusaruro, cyane ko hari abahinzi bagaragaza ko hashobora kuba harimo ibibazo rimwe na rimwe bituruka muri ubwo buryo iyobowe, ndetse n'imihigire ikaba atari myiza? Mbere na mbere ndabanza gushimira abanyamuryango turi kumwe muri no koperative, kuko turi muri koperative ifite ubuso ikoreraho ariko budatunganyije. Hamwe kubuhinga bisaba kwirwanaho kugira ngo tubone amazi, ni ibintu bitatworoheye. Ariko abanyamuryango turi kumwe turicara tukajya inama, tukareba ngo nihe twakorera igikorwa cyo kugira ngo tubashe kubona amazi, duhinge muri ubwo buryo bugoranye ariko tukabona umusaruro. Rero kuri ubu ngubu uko duhagaze, aho tugeze harashimishije. Mbere twajyaga tubona umusaruro muke cyane, ariko tukabona hagati ya toni 300 na 500 ku mwaka, ariko kuri ubu ngubu aho tugeze tubona toni ziri hagati y'1,300 n'1,500. Urumva rero hari effort cyangwa se izindi mbaraga zakoreshejwe, ndetse n'ubumwe bw'abanyamuryango bwabayeho, tukicara tukajya inama y'icyakorwa, tugaca imiyoboro, tukagera aho dukura amazi aza kudufasha kugira ngo duhinge, tunafumbire, tunahinge n'imbuto nziza z'indobanure kugira ngo ziduhe umusaruro mwiza ukwiye abanyamuryango. Agrono, ukuri kw'ibibazo bivugwa na bamwe mu banyamuryango muri koperative ni ukuhe? Ibibazo bivugwa, ngira ngo kuri ubu ngubu ikibazo cya mbere abanyamuryango bafite ni bahangayikishwa no kubona uburyo babonamo amazi yo kugira ngo bahinge. Bakeneye gutunganyirizwa igishanga mbere na mbere, kuko ntigitunganye kugira ngo bahinge mu buryo buboroheye, kuko iyo bahinga ahantu atabasha kugira amazi birabahenda, bibasaba cost iri hejuru cyane. Rero icya mbere na mbere bifuza nuko batunganyirizwa igishanga kugira ngo babashe kubona umusaruro mwinshi kandi mwiza, bakurikije uko baba bashyizemo imbaraga mu guhinga. Ikindi kibazo gihari
nuko n'umusaruro dufite tweza tutabasha kubona aho tuwukusanyiriza hasobanutse, kuko nta bikorwa remezo dufite harimo ubwanikiro n'ubwanuriro aho umuhinzi asarura akajyana umusaruro mu ngo. Ibi bikaba biteza ikibazo muri koperative, kuko hari abanyuza umusaruro ku ruhande bigatuma utanyura muri koperative bitewe n'uko baba bawujyanye mu ngo kuwuhereza abawugura mu buryo butemewe n'amabwiriza, bikaborohera. Koperative ikabona umusaruro mukeya bitewe n'icyo kibazo cyo kutabona ibyo bikorwa remezo. bavuga ko ugiye itonesha nk'umuntu ukontorora igishanga cyangwa se urebera uburyo umusaruro uboneka, ukuri kw'ibintu bakuvugaho ni ukuhe kubeshyira abivuga wumva biterwa n'iki? Ngira ngo icyo cyo mbanje kugihakana ntabwo ari ukuri, kuko nta muntu uba mu bintu by'ubuhinzi wazanamo itonesha, kuko icyo gihe waba urimo wangiza umusaruro ntuboneke. Kandi mwumvise aho turimo tuva n'aho tugana, ibyo ngibyo bigaragaza ko harimo ubumwe, harimo gufashanya kw'abanyamuryango. Turicara tukajya inama y'icyakorwa kugira ngo biduhereze kugira aho tuva n'aho tugana. Hari umusaruro twabonaga mu myaka ishize mukeya, izo toni 500, ariko ubu ngubu turabona toni 1500 mu mwaka. Rero habayeho itonesha, harabona nabwira ngo mwe muzana umusaruro wandi ntibawuzane, ugasanga wa musaruro ubaye mukeya muri koperative. Kandi gahunda mfite cyangwa se mu nshingano mpabwa n'ubuyobozi cyangwa se n'ikigo, nuko mba ngomba guharanira kugira ngo nzamure ikigo haboneka umusaruro mwinshi kandi mwiza, kugira ngo ikigo kiri nacyo kibone uko kizamuka. Wenda icyo nakubwira kimwe muri iyo koperative yahozemo ibibazo, harimo abanyamuryango mu myaka yashize, ariko ubu nta bibazo byari birimo, kuko abayobozi bari bayirimo. Ngira ngo ari koperative yaragize ibibazo, hazamo ibyo guhomba, hazamo uko abaturage batanga imisanzu ntibisobanuke, ariko abayobozi bashya aho baziyemo ngira ngo n'ibirombo biragabanuka. Twarasiye y'ubwiheruka baje kureba imikorere yabo, ergodite, bareba uko bimeze, bafata ingamba n'ibigomba gukorwa, n'uko bashyira mu bikorwa inama bagiriwe. Kuva byaba nta kibazo kidasanzwe tuzi, kandi koperative burya igira inzego ebyiri, hari abagenzura n'abayobora. Buri mwaka bakora raporo ku nteko rusange y'ikibazo cyabaye. Impamvu wenda ibibazo burya ntibibura hari abantu, ariko impamvu tutavuga ko harimo ibibazo ni uko no gusoza uyu mwaka koperative yagaragaye nk'iyungutse, kuko habayeho urwunguko, bagabanyije abanyamuryango nk'uko koperative yungutse. Kandi mu myaka yari imaze irenga ngira ngo nk'imyaka nk'icumi ishize, nta munsi n'umwe koperative yari yarigezeho urwunguko. Abaturage ngira ngo byabaye mu nteko rusange iheruka. Ibibazo bijyanye n'imiyoborere, wenda haba ibibazo bisanzwe by'abanyamuryango, uretse ko iyo hari ibyo tumenya abaturage batugejejeho tujyaho tukabafasha, kuko ntabwo bibura. Ariko nta koperative nta bibazo bidasanzwe ifite ku buryo wavuga ko imeze nabi, kuko n'abo bayobozi bari nyine n'abagiyeho, abo bari barayihombeje bavuyeho. Hanyuma se abanyamuryango bagumura abandi bashaka kwangisha ubuyobozi abagenzi babo? Ivunika turakizi, nuza gukurikirana uraza gusanga bikaguha umwe, kuko ntabwo mbizi, umpamagaye utambwiye. Yego. Hari umuntu wayoboraga koperative witwa Patrice, uze gukurikirana urasanga arimo. Niwe wayihombeje, hari n'abaturage yari yatwariye amafaranga, harimo n'uwari yaratwariye arenga 2 miliyoni kugira ngo twanayamwishyuje ejo bundi. Yego. Rero kuba umuntu yatera ibibazo unamubajije ubwe, 1,5 miliyoni yishyuye ejo bundi. Ejo bundi nta byumweru nka 2 bishize umuvunyi yadusura. Rero uwo muntu kudemobiliza bibaho. Umuturage wacu tugomba kumutwara gutyo, ariko yabikoze nabwo ibibazo nabashobora kuba ari. Niba koperative itagira ibibazo. Yego. Ariko twe ku rwego rwacu n'uburyo tubyasesinga, afite ihuriro rya ikoribu, barasura buri gihembwe, harasiye icyo gihe niyo yakemura ibibazo, ntabwo ngo nibyo bashyira mu bikorwa. Mu nteko rusange ejo bundi yabaye, twabonye ahubwo abanyamuryango urwunguka ibintu tutari tuzi binabaho mu myaka nk'itanu 8 ishize. Kuva koperative yanabaho, arakoze nayo ndi kumwe n'amwe mu bakozi dukorana, twari turi kumwe,
rero ibibazo byahaba byaba biri paso no kurenza ko ari ikibazo kiri rusange cya koperative. yego Kandi tunabagira inama yo kuba wagize ikibazo, yaba mu by'imisanzu batanga, yaba mu mikorere, yaba mu biki, aza akatubwira. Iyo twabimenye dukoresha inama. N'ubu kuwa kane twari dufite inama, hari abaturage bamwe bari batugejejeho ibibazo bavuga ko bo bahuye n'ibiza kuko bagemura umusaruro, bati ko bari batubaraye ko tuzazana umusaruro ungana gutya, twarahuye n'ibiza bizagenda bite. N'ubu twatumije inama kuwa kane, dusabe koperative abo bantu ntizabaka umusaruro uko ibiza nta musaruro babonye, ntabwo umuntu yagemura iby'umusaruro atagenje gute tabonye. Rero ikibazo cyaba gihari, uwo muntu waba aragize ikibazo ntatubwire, ntabwo hano mamaze igihe, amaze amezi arenga 8, ariko uwagize ikibazo n'amezi 10, ariko uwagize ikibazo uje, iyo dusanze ari ikibazo gifitwe n'umuturage urenga umwe dukoresha inama. Nicyo kibazo ubwo naracyakira, mbona nakira abantu barenga 4 bakemura. Kuwa kane twabapangira inama ko abantu bose bazaza, tumenye ngo abantu bahinze ntibeze kandi koperative yari yaremerewe ko izaba umusaruro n'uyu zangahe. Tunaganira na koperative ntizababareho ibirara kuko bo ntacyo bagenze gute basaruye. Rero afite ikibazo numva cyaba kiri paso no kurenza ko cyaba kiri.